icyambere rero uyu mugore ni ishyano uyu mugabo ntahaha mu rugo urabizi kandi si ubwa mbere mbikubwiye uyu mugabo ari munsi ya nabyo sibyo ariko se uravuga ngo ntago muha gute ngura umuceri ukagira umugore arasinda narumbi umuntu ashatse kugusebya nawe gusebya gute gusebya mu maso ubona bitagaragara ibikibya ubundi rero abantu bimbwa ikindi namenya ngo kandi sinimenye kumenya ngo nge nakubwiye ngo kuvuga suko singira umugabo we nawe nakira umugore wanjye ari kintu tugihuriye yego nta kintu cyawe rero na kimwe niki na kimwe mfite kandi nabwo niba shaka ko dukomezanya niba shaka ko dukomezanya ibyawe uze ndabiguha bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keze TV show nk'ibisanzwe ndabasuhuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza kandi ko dutangiranye umwaka neza ndetse ntibifuriza umwaka mushya muhire kuko turacyawurimo mu kwezi kwa mbere ubundi umwaka mushya tuba tukiwurimo ndetse n'iminsi mikuru tuba tukiyirimo ndabifuriza rero gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukurikirana Keze TV show ndetse mbasaba gukomeza gukora subscribe mu mwaka dutangiye kugira ngo dukomezanye mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi turi kumwe na papa ni papa bebe ni ngiyo sanze kwifata mu kubona umwana ataravuga ngo tumwite izina ni papa bebe kubera ubu ngubu ugiye kuba umugabo ntabyo kukuvuga mu mazina oya warakuze ariko just okay niyo wavuga nta kibazo ntago muri baruka se oya ntago turi baruka hanyuma umwaka mushya muherere ya kuri twese no kuba dukurikiye musoje umwaka mute famiye yawe yego ndavuga famiye yawe ndavuga famiye wowe n'umugore umwana uri mu nda umwaka ntago navuga ko ngusoje neza ni nabi se ntago navuga ko ngusoje neza kuko oya se kandi ubu narinzi ko tugiye kuganira umwaka nawusangiye n'umugore mbese navuga ko umwaka nawusoje neza cyane habuze iki urumva nkuko nabikubwiye nkuko naguhamagaye ngusaba ngo tugirane ikiganiro mabuje umugore wanjye ntaho uhari twaratandukanye kibretse gato nukuvuga ngiye wambwiye ngo tubonane tuganire uranambwira ngo sinzi wambwiye ko ushaka ko tuganira hari ibyo wifuza kubwira abantu nambwira ko naguhamagarira mama Keza akaza nawe kuba hari akaza kuba ari kuko ndamukeneye cyane ntago nakora iki kiganiro adahari nibaswe niko ngo uhamagarire mama Keza kandi nzi ko mubana duherukana mubana urabyibuka ubushize mu bantu usigaye waragiye kubiwe ubushize byo twarabanaga ariko still naho ntago tukibana ntago mukibana ubwo nese nibaza ni gute ngo hari uhamagarire impamvu umugore kandi nzi ko mubana mutavuga ni se mwaka mutangiye mute urumva nyine harimo ikibazo kuba nakubwira ngo mpamagarire umugore kandi mfite ubushobozi bwo kuba namwihamagarira urumva harimo ikibazo gikomeye cyane hanyuma rero wenda namuhamagaye n'ubundi twavuganye namuvugishije mbere kuko nabanje kumubaza nimba ari buboneke ariko ambwira ko ari buboneke arambaza nyine mubaza uko bya umwaka warangiye ambwira ko we nta kibazo yambwiye ko nta kibazo ameze neza nibwo nahise musaba nyine ko twaza kuganira ko ntago abizi nyine ko uhari ambwiye simbimubwira ariko wenda mu gihe atarahagera nagira ngo mbwire byagenze biti ko duherukana muri kumwe nk'umugore n'umugabo mumeze neza byagenze bite kugira ngo umuwe mutangiye umwaka mutari kumwe Keza rero nkuko nawe mbikubwira ni ibintu bigoye kubyakira kandi ibintu bigoye kubisobanura navuga ko byabaye manzagara kuko mama Keza ntago tukiri kumwe ntago tukibana hari we ndabisobanura neza mama Keza ntago tukibana reka nkunyuriyemo muri make mama Keza mwapfuye iki mama Keza sinaguha ngo twapfuye iki kuko mama Keza tukimara birabizi ubushize twaraganiriye twava tumeze neza na mama yaramushimye mbese umuryango usigaye asa nk'ari mu muryango indani ahubwo tukimara gukora cya kiganiro cy'ubushize twageze mu rugo dusa nk'abatumvikana turaserera biba gutyo umugore hari umunsi umwe mbese yajyaga akunda gusinda bimwe bikabije mama Keza agasinda bimwe bikabije pe akanara no mu kabari ariko se nzi kazinywa ku rugo rwe oya akanara no mu kabari rakunda inzoga bimwe bikabije no kubyakira birananira birangora
anatwite ibaze kubona umugore urara mu kabari utwite kandi akaramuka wowe uri mu rugo njye ndi mu rugo navuye gupagasa Ni usanga ikibazo. umugore atari mu rugo ni ibintu byagoye kubyakira hari wenda nyine habaho no kwihanganira mu miryango ukihanganira nyine ibibazo cyangwa ibyo ugenda ubona nabyo ariko hari n'ibyo ubona ukabona birakabije cyane nari nemeye no kubyihanganira ahubwo hari ikintu cyabayeho aza yasinze mama Keza aza yasinze none aza yasinze ndakeka byari nko mu masaha 8 z'amanywa aza yasinze saa 8 z'amanywa umuntu arasinda nanzi ko ari z'ijoro oya gusinda ntibigira isaha cyangwa umunsi aza yasinze ndabyibuka uwo munsi bikambabaza cyane yaje yasinze yambwiye amagambo mu mabi cyane none ntabasha kuba navugira ku itangazamakuru yarancyuriye biba ngombwa ko n'abaturanyi bose abahuruza bati nashatse imbwa unashatse imbwa ngo ntawe n'umugabo ntacyo amaze ngo ni sugabo ibiki byose ibaze ko yanyirukanye nta na bogisa nimwe nta na bogisa navanye niwe wanyirukanye aya manywa saa 8 ni wowe ku manywa saa 8 z'amanywa mupfuye iki se byaturutse kuko uriya mugore yaje yasinze kandi kuba tumaze n'iminsi tutabana neza bitewe no gusinda kwe hari n'ibintu yarisetinzemo arya amafaranga kuko n'amafaranga nakoreraga yarayaryaga ubu nari narabihagaritse nta mafaranga kimuha biba gutyo ubwe yaricaye yarakwirukana ntacyo mupfuye yaje gutyo nta n'ibiganiro twagiranye hari wenda nyenkeka ko ari ibintu by'inzoga ndavuga ati wari wenda zikase nk'ugiye nk'ahantu mbe ngiye mu minsi mike deni nzagaruka ndavuga ati deni nzagaruka yaranyirukanye ndagenda ndavuga ati wenda ni ibintu by'inzoga wenda ushobora gusanga yayisetinze mu mutwe deni inzoga nizimara kumushiramo deni nzagaruka tuganire ngenda muri ubwo buryo nagiye ku nshuti yanjye maro nk'iminsi 3 ndakeka ku munsi wa gatatu nta nubwo wagezemo nko mu gitondo nko masaa 4 izuba rirashe njyayo warusubiye mu rugo nayo nsubiye mu rugo nyengiye ngo muhenda kuko nanjye impamvu ndayisongaruka byari bimdendemereye cyane nanjye biri kundya mu mutwe uburyo yanyurukanye ko manywa abantu bareba wenda birandya mu mutwe pe ni iminsi 3 mbana nitekerezaho umunsi wa gatatu ndi washira ndakeka naje mwaka mushya mabujabwe none dusuhuza ariko wiza urakaye ujya wirakara dusuhuze hera ku mugabo wawe umusuhuze nanjye nsuhuze tunasangira umwaka mushya muhereze ku kamikoro umeze utese mvugane nawe ikisi dusuhuze umeze ikintu ushaka kumbwira se hari ibintu bafite icyo ushaka kubwira no gusangiza make nturakara reko twari tugukumbuye kandi ndakeka tunayirukana mu mwaka utaha mu mwaka mushya ninde ari ni weho n'uyu indese nanjye biko biri kose nari gukumbuye amakuru y'imisi urabona naraho koko shandaho pe niwe cyane nese ntabwo nakoze urugendo n'amaguru se wanegeye se iyo umamagara umbeshya ugatuma nza haraka uziko narinzi ko hari akantu ugiye kuma we akubishye gute ntabwo mubonye agafata zikurakaza twifuzaga kuganira mwifuza ninjye abishakaga cyane ni nawe wabisagera ambwira ati ngaho muvuge vuba nyine kuko njye ntabwo yakemera uri burenganye njye nyine ngaho muvuge vuba tuvuge tuvuye aho wigendere ufite gahunda abafite ahantu henshi okay reka tugire vuba mugani nkuko bitegetse gusa ikintu cyatumye tuganira cyangwa tuguhamagara ni umugabo wawe yifuzaga kugira ngo mubonane ariko kuko abizi neza ko utabyemera aguhamagaye ko utakemera ko mubonana kubera iki se yumva ko nashobora kubyemera abyemera gute se nimero ye yanabagaho nta telefone nyikigira narahamagaye ndatuka kandi namuhamagaye ibazo nemeye ngahamagara n'umugabo we wa mbere kangira umusazi umugabo wa mbere naramuhamagaye mubaza iki ko nawe
naramuhamagaye ngiye ngira nzingo oya nari nzi ko uzi ko uzaterera nibuye ku karere wowe nari nzi ko yaba yaragiyeyo ndemera ndamuhamagara umugabo uza amagambo yambwiye nkumvishije rikote wakunda mama ke twe kubitinda nese ubwo wowe washyanukaga ujya kumuhamagara hari ideni ryawe yari afite none gushyanuka gute wowe ni gute wifashe ukagenda urumva ndekana nanjye namubwira ndamuboneye iki ni gute wifashe tumenye impamvu oya ni gute wifashe ukaza inshuro imwe gusa ukaza basi nabifata ko wasinze ni ibintu byari bikuri mu mutwe ni inzoga ari wanyweye ni urumogi babaguhaye nyakunywa nyabarongo cyangwa nyakunywa amazi unyumvira izo nzoga wari wazimaye turakayisangira ariko nyine ibaze ese umva ukuntu yakunjagarika ngo naye nasinze ngo naye nagize ni kwifata ugahita unyirukana naye nasinze wagasinda ugahita unyirukana kuriya ukantwarira imyenda ukantwarira ibyangwe wabitewe n'iki matera warateruye intebe naguze warateruye wowe ugura intebe se ziriya ntebe wowe sinshaka kuvugira byinshi mu itangazamakuru ahubwo mbwira wabitewe n'iki urumva mama ke zihorere byiwe hari n'ukuri wowe ugura intebe wowe ibyo tubiko kubitindaho wabitewe n'iki igiki okay reka ngiye mbikubaza urumva we yaje aratubwira cyane ibyo nifuza kuba ya myumvire yanjye urumva mama ke nyine reka ngiye ngusobanurira impamvu ari hano n'impamvu uri hano urumva we yambwiye ati ndagira ngo mbwire abantu batureba ibyawe hagati yanjye na mama Keza hato atazaza akambeshyera ibindi bintu nge ntakoze hato batajya banankekera ibindi nibwo aje atubwira ukuntu oya kubyihangana ntago nakomeza mbyicarana rero nubwo buryo uri hano ahubwo twakubaza nibyo koko wamusohoye umugabo ugiye kubyarana umwana reka wenda n'abasuzuguye mwuka byaramo sibyo tuguteze yombi nanga ibintu binesha umutwe nkabura uko ngira kuko buriya rero ngiye nangana no gutekereza cyane kuko iyo nekereje cyane biramvuna sibyo niyo mpamvu nanga ibintu nyine binjagaraza mu mutwe si wowe wenyine sibyo uyu mugabo ni kabiri kangahe naje hano nkubwira ko ntacyo amaze wigeze kubivuga ariko nyuma uravuga uti icyambere rero uyu mugore ni ishyano uyu mugabo ntahaha mu rugo urabizi kandi si ubwa mbere mbikubwiye uyu mugabo ari munsi ya nabyo sibyo ariko se uravuga ngo ntago mpaha gute ngura umuceri ukagira ukavuba uvuga ngo ntago mpaha gute si ubwa mbere ibi bintu mbivuga kandi ntago nzongera kubisubiramo sibyo ntago nzongera kubisubiramo niba umugabo udashaka kwita ku rugo udashaka kwita ku mugore we agashaka ngo nite ku mwana we nwite noneho nawe mwiteho ubwo si ubwo ngubwo ni mugabo nyabaki ni mugabo nyabaki yewe kuvuga amagambo menshi sinkibishobora kuko ndi mu mwaka mushya uyu mugore ni kuvuga amagambo menshi sinyishobora yewe uyu mugore ikindi cya mbere kibikwemeza jewe nkiva tukimara gukora cya kiganiro hashize icyumweru babaramugaye kwika akazi na deposhe ahubwo ngiye nkibaza impamvu umugore yantaye kandi twari tugeze mu bihe byiza akazi nako nagwahoraga beke ariko ngafite akazi ngafite ngo ibiraka ngo ngagira iki byari ibiraka ariko ubu nakazi gahoraho kari permanent none amafaranga niba warakabonye se amafaranga mbe nuko ntazanye kontara nasinye ariko uyu mugore uzayizana ariko se uzayizana bose abantu banywa inzoga bose b'abagore ni ukuba bateye mu mitwe yabo banywa inzoga umusinzi kugeza kuri ruha rwe umugore arasinda narumwe umuntu ashatse kugusebya nawe gusebya gute gusebya mu maso ubona bitagaragara gute biranagaragara iyo nzoga nayinywa umusinzi ruharwa hari uwaneruye kuko nayinyweye se ntawagutera ibi ariko kabiri gatatu yaje kunora ariko umugore n'umwana ku buryo ashobora kujya mu kabari akananirwa kubura imbaraga zimucyure cyakananirwa gutekereza ko ari butahe abagore b'ibigori bajya ako kabari kajyamo si ibaza umugore aziko nagiye ku kazi deni aziko ndi butahe buretse gato icyambere mfite imyaka inyemerera kujya hehe mu kabari no kujya ushaka wose rero kuba najya mu kabari n'iryo cupa nkarinywa si ahubwo ntago afite imyaka imwemerera gukora ubugori ahubwo nareke gusebanya ntago ufite imyaka imwemerera gukora ahubwo uvuge ngo sishoboye ahubwo nkorera iki uvuge ngo ngiye sishoboye mama Keza nunga nuko nyine uvuge ngo ndeme ubundi uyu mugore
njyewe mpite mpinduka umugabo ahinduka umugore. Ariko se Keza uyu mugore azajya ahagira muri iyo nzoga simvuze ko ese basi nzamujyane muri restaurant ajye gukora muri restaurant aho azajya hagira umugore ibiryo byo mu rugo ntibijya bimuhaza nzakujyane muri restaurant basi ujye uhagira muri restaurant ndi ngunda se gabanya gusebanya sindakubwira ngo mu rugo ntago urya ngo uhage umugore gabanya gusebanya nta munsi yateka ngo abe guteka icyo cy'umuceri ntacyo amaze rwose ntacyo umaze gute se basi se nirubebe yayindi igenda uyu mugore njyewe Keza reka nkwemere nanakwibwirire naremeye ndeka ishuri kubera uyu mugore ndemera ndaseba kubera uyu mugore ndemera ababyeyi nabo barabimenya kubera uyu mugore ngo nateye inda umugore ungana na mama ndemera icyo gisebo nkicarana gutyo ariko ndebera ingingira y'umugore ibintu iri kunkorera undebera ibintu iri kunkorera namwubaha gute kandi nje atanyubaha uzi uburyo yansebeje uwo munsi yaransebeje mana yanjye nuko akirimo ka tolerance k'umwana abo no mugore umwana se wamuretse namwiyahuza umwana wamuretse namwiyahuza nkamwirenza ngaho se ngaho nuko ufite ingingo nyinshi zikurengera nawe ubu nta ngingo naba narago ubusabwa bwarirenze nta kigenda rwose nta kintu yinjiza mu nzu habe nta kintu ninjiza mu nzu urajyana ninjize tone je nambaraga nifitiye nari mpamvu zo kugira ngo mutunge nanjye niki oya ninjize tone z'ibiryo turi abantu bangaye agafuka k'umuceri n'akakawunga nikabagagije byaruka nkaruha ngewe ubwanye ngenyine warushye kera ahubwo yego nyine aho kugira ngo nawe uze mu bantu rero ngomba kuruhana nabo njyewe naruha ngenyine wifata umuro warushye ujye kungerekaho cyangwa ugire umwitwazo okay nukiri muto sikuvuga ndi muto gute je ntago nkiri muto aranshaka hiki je ntago nkiri muto ahubwo niba ukiri muto menya ko bitakugaragaraho niyigendere yego yewe none namara kugenda agenda ashaka ubwo buzima none ubwo bugabo bwe mu kugenda kwaje kuragenda na kondisiyo deni mu rugo bari bakuzi kandi kondisiyo ibintu byanjye watwaye byose urabizana ubundi rero abantu bimbwa ikindi namenya ngo nambwira ikintu yazanye mu rugo iwanjye wahinjiza imyenda yonyine inshuti yanjye n'imyenda yawe uze nyigusoreye nyijugunye hanze sibyari ngombwa kubivuga ku itangazamakuru uceho uyu mugore uyu ugiye nka gutya wenda uyu ugiye nko wenda nabivuga ko wenda siko nabivuga ko nari ndi umwinjira wenda umwinjira nabivuga we nari nkucumbiki jewe ikimara kubona akazi abuzima buri kujya wikinaga nari nkucumbiki naguze matera ya 75 mu rugo ndayizana ikindi kandi urayishaka naguze intebe za okazi warakiruhura ziraza ikindi kandi keneye na radio yanjye ampuri ndayikeneye wibiseka utazakubiseka iryinyo ry'uruhande rimwe nkarikuramo wibiseka ibyo bintu ndabikeneye kandi sinimenye kumenya ngo nge nakubwiye ngo kubingasuka singira umugabo we nawe nakira umugore wanjye nta n'ikintu tugihuriye yego nta kintu cyawe rero na kimwe n'iki na kimwe mfite kandi nabwo niba shaka ko dukomezanya niba shaka ko dukomezanya ibyawe uze ndabiguha ibyayi mu mujyi nta byayi bihaba ubwo ibyayi nibyo mu cyaro cy'iwanyu nimba shaka ko dukomezanya kandi barabeshya n'abaturanyi abona ibyo kugura ngo matera ngo yasa njyewe ntabwo nkizi kuvuga menshi n'abaturanyi icyo bintu mbizana bari bahari hari wenda yavuga ko ari we wabiguze ariko ibyo bintu mbizana yabeshya ngo niwe wabiguze ko ibyo bintu mbizana abaturanyi bari babizi intebe matera na radio ibindi ayo masafura n'iki byose njye n'ikisa n'imyenda ahubwo n'imyenda kutayisiho n'imyenda n'inkweto ibintu byose yaje asanga mu nzu wanjye ikintu ahubwo njyewe n'umugore ari nawe agira kancanga hari nawe agira kancanga umugore anyirukanye manzagara ikindi kandi umugore nyuma y'iminsi 3 nsanga umugore yarimutse ibintu byose yaratwaye nimuka wabaga mu nzu nishyura nkakugaburira nagomba kwimuka ukambura rwose nkigendera kuko ntabwo nagushakaga ko numvaga mu mutwe wanjye kujya utoroka ugatorokana n'ibyanjye wowe se ufite iki basi se nta n'ikintu waba ari ujyana ko n'ubundi wayitwaye
inani hiyi yiwe si yabunze yonyine si yafite yonyine nta kindi rero areke kuncagarika hoye njyewe koko najya amagambo menshi njye ndagira ngo umenye ngo nta kingeneye kandi nabwo nimba nkeneye turamenya dufata umwanzuro uramukeneye mama ke urankeneye ntunkeneye kubera ko n'ubundi ndabizi neza arankenera kuko ari ibintu byinshi ansabwaho wiseka ndabizi n'inzoga zabigukoresheje ubu gutyo uri muzima ndabizi uri muzima amagambo yose mvuze se nyavugishijwe nuko nanyweye ndabizi uri muzima uramukenera nuko wishishije ko mbanejishije ubwo kandi none se ubwo ntago uri kumwumva ankwitiye umwana siko mwese murabizi ni nacyo cyambere nacyo gituma ngigira uwo mwana nimara kumubyara sibyo ufite mama wawe w'umukire safite nyina w'umukire sibyo ni nacyo gituma ngira tolerance naho ubundi nabanarataye mayitiki ikagenda yandagara aba narajugunya uzatanga umwana wawe nzamubaha bamurere ampulisi umwana ndamutse namukangaho agucaho kugira ngo akunda mbone aza kunjagarika umugore w'ikiruru gusa wihangane ku magambo uri kubwira ariko oya bivuge ntacyo nge binwaye nta nubwo biri bunamfateho nta nubwo biri buhindure ngewe icyo nazize gute se ni urwitwazo ese reka nkwibwirire ako ni kabiri kangahe nzankubwira ibibazo by'uyu nguyu none se nyine ubu se nibwo yivuguye ko nakwibwiriye ngo uzaze urebe uyu mugore twari twarumvikanya icyakora ndabyemera ko yigeze kugurisha telefone twagura utwenda tw'umwana niba ari two ashaka n'imyenda yiwe ndabimuha ibyo byo ndabyemera njyewe ndagira ngo menye ngo mama we yavuze yuko azafasha umwana wiwe sibyo ari umwana amaze kuvuka menye ngo umwana ndamugiraho inshingano izi ni rero uyu mugabo niba ntacyo amaze niba yumva ashaka umutuku nambwire ngo mama ke ndashaka kununga ndashaka umugore nunga gute ariko mu gihugu cy'u Rwanda ninde wabonye umugore utunga kuzajya uje kumva uvuga ko nta kintu oya ikindi rero ese reka nkwibarize ko nawe keza utareba ko zanja guhiga umugore arantunga nakaza afite asigare mu rugo umugore arantunga nakaza afite mwibariza amafaranga yo kuba yantunga y'abagore nyine ubwo nako amafaranga umutungisha wantungisha wayakura ko nakaza ufite urajya kurarika ikibero cyaje nabwo tubireke oya bivuge oya abagabo tugira limit tugaruka mu magambo ubwiyemezi ufite abagore bo murarondogora we know that ahubwo wowe no urondogora uko yaba utarondogora uri umuntu w'umugabo uhamye ushikamye ntabwo wagomba kuba uri kunshakisha sibyo wagombaga ufite akazi nakuvuga ko afite akazi kiwe yajya akagakora agatangira ubuzima bundi bushaka menye n'ikintu cyatumye nanamutumiza nugira menye ngo yabikoreye ikindi kandi menye ngo ubundi se urashaka ingegera ngo mubane bigende bite urabifite ibiki nta kintu cyawe mfite usibye ibyahi byawe uzaba ari byo uza gufata uyu mugore rero nuko hajeho ikintu bita uburinganire nashaka be bitarajeho uburinganire none se kukubwiza ukuri ni ikosa igihe se nahereye nonganira nawe ukambwira ngo ugiye guhinduka nta nubwo turi mu rukiko ngo arambwize ukuri namenye ngo fasha umwanzuro ngo ibintu byo kuzajya wongera mu kabari ubundi umugore warara mu kabari ukabara kurana n'abagabo umugore muzima ukabara kurana n'abagabo akabari gafite limite nta mugore ujya ukajyamora abagore bose bakajya none se umugore ufite umugabo waraye mu kabari icyo kintu gifatwa ntunasobanura uvuga ati nahuye n'ikibazo kiniki wenda cyubikana oya ntacyo reka mbyemere none umugore w'ikiraro uramushakaho iki rero sasa njyewe uti gute uyu mugore afite byinshi dufitanye urwibutso kandi urwo ntarwo nshaka ntarwo ushaka rero nawe ndagira ngo rero tuvanga dufashe umwanzuro none se umwanzuro ushaka n'uwe birenze amagambo ndi gukubwira amagambo uri kumbwira se aramfashe iki akakunjagarika mama keza avuga aramfashe ntaga kigushaka ashaka ko dutandukana urimo urabyumva ubwo wowe nanjye urabyumva icyifuzo cye uracyumva ariko wabona umugabo sibyo ukwitaho
koko umugabo avuga oya reka oya n'urugero ndi kuguha basi njyewe se buretse babanza unyumve wabona umugabo kwitaho koko umugabo mwiza koko nk'uko ari kubivuga ahangaha umugabo uzana ibikoresho mu rugo urabona mwaye kuko umugabo ngo gura umuceri ibazo umugore nganuke yemera ngo ndya inkoko ngo yose ngo nkayimara sibyo nga ndeba nakoreho sibyo uwo mugabo koko waba uri umugore mu bukamwanga koko mwagaheka mugani wa Papa Keza hari abagore badashima pe ndibaza uzabaze Papa Keza sinigeze mubwira ngo nimbwa nta nubwo nigeze nanamuserereza twumvikanye noneho njyewe Papa Keza ni umugabo wenda reka hasi kugera hejuru bikaba imfabusa nuko byanze kugira ngo twumvikane reka byihorere hoye make gute se genda bikaba imfabusa wenda uyu mugore ashaka kubashaka yarakuriye nko mu kabari cyangwa muri restaurant aho bahaye barya inyama buri munsi ugaha kabiri umugore ntashimye ugaha gatatu umugore ukubona atishimye uzahindure ibiryo kandi n'ubundi iki senge nkorera n'ubundi je impindu ibiryo nge simbyihahira none se umugabo ati da umugore none niba nabyihahira ubu kudahari mahirwa nande nabwirwa n'ikimbo teragiye mu none se utaraza waramahiraga ibyo twaje wanjye ushaka no gusanga utunzwe n'abagabo nabyo ntawamenya ukaza ko yaje wanjye bamwirukanye nkamucumbikira yagaburirwaga nande ibazo umugore yacumbikiye iminsi 3 wenda ukavuga iminsi 3 tarabona akazi izo gihe nahise njya gukora ibiraka na phone ndayigurisha umugore arakugendera arabyagara ntabwo kubyagara yarabyagaye umugore akajya ibazo umugore aryaga itasinzira umugore akarya hoya ibintu birasekeje ariko biranababaje ibazo umugore yaryaga itasinzira umugore akarya n'ibiryo bitari byashaka itasinzira uwo mugore yigeze anenga ase ibyo biryo byabaga birimo urumogi byabaga birimo umunezero wonyine umugore kugira ngo bisindishe umunezero uhereza umugore akarya itasinzira ahubwo umushiha ashobora gusanga awutewe niyo yaramaze cyangwa n'inda ariko hari n'abantu batwita bakagira umushiha ahubwo se kwa muganga ni nk'iki wakora kugira ngo umushiha ugende ariko gusa nanone wasanga ko yakora umwite naraguzwe nabi gutya kanyandagarika wenda ndacyamukunda kubera ko umugore yatumye famiye isa nk'inyishyira mu kuntu inatuma natumye nakura atuma nkwiye kwakira izindi nshingano sinanzi kuba najya sinanzi ko nayi gutekinika n'ibiraka ubu nsigaye nzi gukora ibiraka ngaye wanatunga ikazi ngahatana nkabona ibiciri ariko the finally birangiye 2025 bitangiye uri wenyine ahubwo sinyitangiye nabaho Mama Keza cyari yifitiye izindi dero ushaka usanga ifite nk'iki ya diaspora ku ruhande kiri kuri gukora des birashira nkuko nanjye nabigukoreye okay urifuza iki wumvise icyifuzo umugore wawe yifuza arifuza ko mutazongera kubana wowe nk'umugabo bitewe n'ibyo yavuze yaguhoye uri kuvuga ko atari ibyo akubeshyera wowe ibyo yavuze ubyakiriye gute jewe ibyo yavuze ntago byakiriye neza kuko ibintu byo kumara bikango ntago maha ntago ari n'ibintu umugabo yajya kuba yaha respect cyangwa yumve yubahishije no kwitangazamakuru kubera ko guhanda waba uri umugabo wakira inshingano ukarya ku ikofi y'umugore icumuje gatobokoze ugatoboka utekereza mu mutwe ahubwo none se iyo kofi yanjye uremera ko basi wayiriyeho ikofi wabyo ndabyemera ko ni n'imisi mike pe ni n'imisi mike kandi no mu rugo wakwemeye kari igihe cyose ukareka iyo mico kwera wabutaha ukabona amafaranga yo kugura ipantaro cyangwa uguziza ubukene hoya nakuzira ubukene ahubwo navuga ko nzize nk'aba diaspora cyangwa ibigabo byo hanze nawe kubera ko uko nakuje hundi nanjye niko babigenjeje wenda wavuga ko nago Papa Keza ugeze umukuza mburiye ntaramukuje wo gutese nubwo twari tukiri kumwe Papa Keza nakora tukiri kumwe urabizi bahoraga turi muri mu miguruko uyu mugore ibaze umugore wenda ntago wavuga ko ari ugukura ibaze umugore namwambuye uyu mugore namwambuye Papa Keza aruzu n'igihagaro Papa Keza afite n'ibiceri yari afite ahubwo rero nge ndi n'umunyamugisha ahubwo sinzi uburyo umugisha wanjye ushaka kuwutorezamo inshishi
none se wabaye umugabo nyine wamye no kwijambo rye ukanyine ukavuga ngo umugabo sinzi nk'iki ese ubundi ko nakuye ngo ujya gusura mama wakuganirize aguhindura umugabo nyawe ikigo namujyana kugira ngo ahinduke urumva ahinduka aba wa mugore nyine ushobora kuba watimbirana deni ukamujyana no mu wandi ukavuga ati uyu ni umugore wanjye yambyariye umwana cyane uwo mugore ni uwo mugore nkeneye niyo mpamvu rero nshaka noneho turi gukora ku musozo mw'uko muri babiri icyifuzo cya mama Keza ari kuvuga ko atakigushaka umwanzuro yafashe akanagukwirukana mu nzu n'ubuyisaka yari yanjye ariko inzu yanjye yego nishyura uyifata nk'iyawe kuko twarayishyuranaga wayisanzemo kuyigusangamo ntabwo kwavuga ko ari iyawe kuko wayisanze se nayishyura kandi ngakomeza warayishyuraga ariko deni aho naziye ntiyabakishyura ubwo burakabwa bahora kuvuga ngo nkabona uturaka nyine mubore kuba nyine ibintu by'urugo ngiye kubizana kutangazamakuru cyane yarakugenda abagira wa mugore w'umunebwe cyane urumva kugeza aho naho deni ariko nyine kubera ko n'umugore atwite nyine uremeranye n'inshingano zo mu rugo zose ukazakira no mu bikone n'ibiki byose no gufura deni niwo mugore utarabashaga no kuba yakifura n'ikintu kinana n'umwenda n'umwe nazaga nkamufura ibazo nemeye kumuhereza iyo kaya kuba nanamufurira ibaze Deni byose nakoze ibyo nshoboye nimba uko narahagatara bikunda bitari kuri level bitamushimishije kuri level imishimishije deni ntago sinzi mba nakikukora cyane ikataka kuko ntago ni ikimuga ngo ndagaburirwa n'umugore amaboko yose nyafite hanyuma rero bumvise icyifuzo cye aracyana bitsindagira katagushaka nkawe nk'umugabo kandi agutwitiye umwana umwanzuro ufashe n'uwo kugira ngo tunasoze ikiganiro kubera ko antwitiye umwana binarangiye muzongeye kumamaka jewe ari wenda kubera ko abagabo nye tunyuzamo twenda tukanihangana cyangwa tukirengagiza n'ibibazo twahuye nabyo cyangwa nuko tukarenzaho jewe numvaga namusaba imbabazi nimba ibyo nakosheje deni nimba no byo kuvuga cyo gwa cyo kibazo cy'urwitwaza wazahagera iwanjye ukareba deni akemera akangarukira deni nibyo bintu nimba waranabigurishije deni twakongera tugarukanye twashaka ibindi bishyashya nemera gusaba imbabazi nimba nibyo bintu koko nibyo bintu koko wenda waranabigurishije bitewe n'ubukene cyangwa ukina bifite kuki ukomeza kumatira ubwira amagambo umagata ubundi kubicyuma umagata nyine muri ibyo byose ufitemo iyihe nyungu we nta nyungu bifitemo nk'umuntu watugiriye inama kuva kera kandi ari gusaba imbabazi nta n'icyaha yakoze uretse kuvuga ngo ntahahaguze kandi niba adaha n'ubukene nyine oya uyivuga gutyo kudaha nta mugabo muri Kigali nta mugore muri Kigali utunze umugabo utari ikimuga muri Kigali nta mugore umutunze ibyo mu byo mubishyire ku ruhande wenda abagabo bakunda kwihagararaho pe niyo yabashaje ndabyemera ko abagabo bakunda kwihagararaho ako wenda hano yakwihagararaho twaba turi kwebwe kwenyine akareka kwihagararaho sibyo akavuga ati wenda bino bintu koko nago bigenda neza ndabyemera ko bitagenda neza ahubwo wenda ashaka kwitwaza ngo udufatire pe muri iyi minsi ntago ngiye kubasha kuzuza nshingano zo mu buriri mbagira inama rero ikintu gihari reka mbagira inama ikintu gihari hagati yanyu uravuga uti ntuha uyatinda aha reka duce impaka ibyo guhana icyo cyaza ikibazo aho gwari ibindi byinshi ese wacecetse bakakubwira dore ikintu ikibazo nako ushaka kumva ikibazo cyawe guhana icyo n'urwitwazo wacecetse se uko n'urwitwazo urwitwazo ufite umubyeyi ufite mama wawe ntabwo mbere ntiyaragushyigikiye ariko ubu ngubu niba ukiri kumwe n'umugore wawe umukunda uri umubyeyi iyo abuze uko agirwa neza ndatekereza ubu nawe warakize ubwenge ku gihe uko wamaze kuba umugabo ngenda atekereza ko wakegereye mama wawe njye ntabwo navuga ngo nakugira inama iyi ndi umuntu umwe mama wawe ukeneye kumwegera ukamusobanurira uko ikibazo kimeze niba nyine uko madamu uko mubanye ibyo byose ukabimusobanurira nawe nk'umuntu mukuru akakugira inama niba ugikunda umugore wawe hari inama azakugira kugira ngo ukurikize ibyo umugore ashaka sinzi nimba abibona nyine ndi kukubwira wowe uzaganiriza mama ni umuntu mukuru umubwire uko bimeze n'uko byagenze nawe azakubwira icyo wakora kugira ngo ukomeze kurikiza inshingano buriya kenshi umugabo akora ibyo umugore nyine akunda icyo umugore akunda urakigerageza ukagikora rero uzaganiriza mama umubwire uko byagenze nk'udusema nkora iki umugore wanjye ko mukunda ariko akaba atanyurwa muri buno buryo nkora iki nawe azakugira inama ye nanjye ndaza kukugira iyanjye njye niko mbyumva kuko ntabwo wakomeza kuburana na mama Keza
rwose nagende rwose ibyo ndabyemera nanjye. N'ikintu cyanterujije urumva igihe yari amaze ari mu kabari nyine agenda nyine mbisa nka mico yahindutse. Hari abantu bagiye banza mu matwi bambwira mu kabari aho yabaga ari ngo yarigambaga ngo umwana ngo ntago ari uwanjye, ngo ntago ari uwanjye. Ibyo bintu nabyumvise mu matwi, ahubwo nuko nanzanze kumubwira tutazanashwana deni mbinyujijeho ngo umwana ngo ntago ari uwanjye. Icyo kintu nacyo cyarambabaje kituma kinanyibutsa n'uburyo yanyirukanye. Nabyo umuntu bajyaga basanga inzoga mu kabari niwe wabimubwiye, nimba yageze kumubwira agaciko akabimubwiraho kubundi ngo irangirwa mu kabo ubundi bayikokora uti muri kumwana atayi n'uwaye ngo ibindi bishaka iki. No jewe nagira ngo ni nayo tugiye no kusoza ntanabikubajijeho. Nagira ngo umugore kimumbarize se aba bantu nabashaka kudutanya cyangwa koko yarabivuze menye kuko byananteye n'urujijo kuko akimara no kunyirukana ni nawe makuru nagiye nayumva bisanisha nuko yanyirukanye bitombi bisanisha nuko yanyirukanye bitombi bigira urujijo aribwo nahita nihutiraga kuguhamagara umfashe. Icyo na kibazo nacyo ajye bareka kunduka. Sinzi nimba ari abadushaka kudutanya, nimba hari wenda indatari yanjye nabo bari abandi baje bagakurakuza ukuntu ntawamenya. Waba ushaka gusanga naragiye kuzunguzaho igitwe hari n'abandi bajeyo deni kubera ko ntago umwana ataranavuka ntago wahita umenya ngo umwana ni wawe. Wajungujeho igitwe se sha igitwe wakijungujeho wajungujeho igitwe. Ibyo bintu birababaje, ibyo makuru numvise arababaje. Ubu nabandi kwikora tubivugeho cyatubyihorere ibyo ngibyo ntabyo nzi. Reka tubone dukemura ikibazo cya kiriya cya mbere ibyo by'umwana nabyo niba bihari tuzabimenye. Reka dusoreze hano, dusubira mu kiganiro cy'ubutaha.